بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقرة أعيننا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واكتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. أحباب رسول الله، أحييكم بتحية أهل الذكر والإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mbanje gutsinda satani niragiza Imana mu izina ryayo, ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, ikuzo nishimwe n'iby'Imana nyagasani biremwa byose. Amahoro n'umugisha bibe ku mukunzi wacu umwiza mu biremwa by'Imana, watoranyijwe muri byo akaba ibyishimo by'amaso yacu, Muhammad umuhungu wa Abdillah, we nabo mu rugo rwe n'abasangira ngendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'imperuka. Nshuti bakunzi b'intumwa y'Imana Muhammad, mbaramukije mu ndamutso y'abasingiza Imana n'abizera Imana, ngo amahoro y'Imana bane namwe, impuhwe n'imigisha byayo bibagereho aho muri hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe fusulan nafi'a, ibice by'ingirakamaro tata'allaqu bizikri, bijyanye no gusingiza Imana no kwibuka Imana. Twagiye tureba takmila lil faida, ibice rero tukaba tugiye kubivugaho, cyangwa se izi fasili tugiye kuzivugaho mu rwego rwo kuzuza inyungu twabonye twasaruye mu gusingiza Imana. Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah aratubwira ati walinadhkuru fusulan, tireka tuvuga ibice, fusula cyangwa se chapters, katuvuga ibice by'ingirakamaro. Walinadhkuru fusulan nafi'a, katuvuga ibice by'ingirakamaro bijyanye na zikiri mu rwego rwo kuzuza inyungu twagiye dusarura. Al-faslu al-awwal, igice cya mbere kivuga ko zikiri nawan. Igice cya mbere kivuga ko zikiri irimo ibyiciro bibiri. Ahaduhuma zikiru asma'i rabbi, icyiciro cya mbere ni icyiciro kivuga amazina ya nyagasani tabaraka wa ta'ala, kikavuga sifatuhu, yani iswifa ze. Muri zikiri habamo igice kijyanye no kwatura ati Imana ukoresha amazina yayo ndetse n'ibisingizo byayo. Wa thana'un alayhi, urata Imana ukoresheje ayo mazina n'ibisingizo. Bihima, wa thana'u alayhi bihima wa tanzihihi wa taqdisi ama la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala. Igihe uri musingiza Imana ukoresheje amazina yayo n'ibisingizo byayo, icyo ugomba kuzirikana, tanzihihi wa taqdisi ama la yaliqu bihi tabaraka wa ta'ala. Ugomba kwirinda gukoresha ibidakwiye Imana mu bisingizo. Nukuvuga ngo ntukwiriye gusingiza Imana ibisingizo bifite inenge, ntukwiriye gusingiza Imana uyibangikanya. Yani tunazihu Allah wa tuqaddisuhu ama la yaliqu bihi, yani weza Imana tuqaddisuhu. Igihe usingiza Imana ugomba kuyeza, wirinda ibidakwiriye Allah, kuko Allah subhanahu wa ta'ala ari hejuru, asumba byose. Wa hadha aidan nawan,
iki gice rero cyo gusingiza Imana wifashishije amazina y'Imana n'ibisingizo byayo nacyo Ibn Qayyim avuga wa hadha aidan nawan. Iki gice nacyo ubwacyo gifite ubwoko bubiri cyangwa se ibyice bibiri. Ahaduhuma insha'u thana'u alayhi biha min adh-dhakiri. Nukuvuga ngo iki gice ni igice gituruka kusingiza Imana, akasingiza Imana ayiha icyubahiro, ayiha ishimwe. Wa hadha na'u huwa al-madhkuru fi al-ahadith. Iki gice kikaba ari cyo cyavuzwe muri za ahadithi cyangwa se hadithi, harimwo gutagatifuza Imana, bavuga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallahi wa bihamdihi wala ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir wa nahawi dhalika. Nukuvuga ngo iki gice cyo gusingiza Imana no kuyihisha imwe n'icyubahiro cyavuzwe muri hadithi, aricyo kijyanye no gutagatifuza Imana. Uvuga uti ubutagatifu n'ubw'Imana, nta yindi Imana ikwiye gusenga usibye Allah. Imana ni isumba byose, niyo nyir'ubwami, niyo iri hejuru y'ibintu byose, n'ibindi bisingizo. Fa afdalu hadha na'u ajma'uhu lithana'i wa ammuhu nahwa subhanallahi adada khalqihi. Aravuga ati, Ibn Qayyim aravuga ati, ikiza muri ibi bice cyangwa se muri afdalu hadha na'u, ikiza muri ibi bice, yani wa ajma'u lithana, kijyanye no gusingiza Imana, gikusanyije ibisingizo byose wasingizamwo Imana, ni hadithi ivuga iti subhanallahi adada khalqihi. Ibn Qayyim avuga ati fa hadha afdalu min mujarradi subhanallah. Ko wasingiza Imana uvuga uti ubutagatifu n'ubw'Imana, yani icyubahiro kibi cy'Imana mu mubare w'ibyo yaremye, nibyo biruse ko wavuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana. Yani nukuvuga ngo usingiza Imana unavuga alaihi na'amaihi fadlihi alaina. Usingiza Imana uvuga inema zayo, uvuga ingabire zayo, uvuga ibyo yagiye arema. Ukavuga uti subhanallahi adada khalqihi, subhanallahi adada ma khalaqa fi as-samaa wa adada ma khalaqa fi al-ard wa adada ma bainahuma wa adada ma huwa khaliqun. Gusingiza Imana uvuga inema z'ibyo yaremye, urondora ingabire z'ibyo yakoze, hadha afdalu min mujarradi qawluka alhamdulillah. Ngo nibyo byiza kurenza ko wavuga ngo ishimwe ni ry'Imana. Wa hadha fi hadithi Juwayriya. Ngo ibi tubisanga muri hadithi ya Juwayriya, anna sallallahu alayhi wa sallam qalaha. Avuga ko intumwa y'Imana, amahoro n'umugisha by'Imana bibe kuri yo, qala laha, yaramubwiye ati laqad qultu ba'daki arba kalmatin
ثلاث مرات yabwiraga Juwayiri ati yewe Juwayiriya wakoze dhikri wasingije Imana ariko jewe laqad qultu ba'daki navuze nyuma yawe arba'a kalmatin ibisingizo bine yani amagambo ane asingiza Imana ayo magambo ane qultu ba'daki arba'a kalmati thalatha maratin na yavuze inshuro zingahe inshuro eshatu law waznati bima qulti ngo yashyize ku munzani ukayagereranya n'ibyo wowe wavuze law uzinati bima qulti mundu liyawm uyageranyije n'ibisingizo wasingije mu Imana byose la wazanathinna yani ayo magambo yabirusha uburemere ku munzani faqala nuko intumwa y'Imana iravuga iti subhanallahi adada khalqihi subhanallah rida nafsihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi midada kalmatihi. Iyi hadithi iboneka mu gitabo cya Muslim. No kuvuga rero gusingiza Imana uvuga aya magambo akubiyemo kurata ingabire z'Imana aruta ibindi bisingizo byose wakoresha usingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Yani ukavuga ngo icyubahiro kibi cy'Imana inshuro zikubye umubare w'ibyo yaremye, icyubahiro kibi cy'Imana mu mubare w'ibyo yaremye, yani ibyo yaremye byose usingiza Imana mu nshuro z'ibyo yaremye byose, haba mu kirere haba mu isi haba n'ibiri hagati y'ikirere y'ibirere n'isi, yani ugasingiza Imana mu byaremye byose. Yani twabonye ngo n'inyanja zaba wino, ibiti bigahinduka amakaramu bikandikishwa ijambo ry'Imana, ngo ibiti byashira n'inyanja zigakama ariko ijambo ry'Imana ritarangira. Yani none usingije Imana ubwikuye bw'ibyo bintu byose yaremye, usingije Imana mu buryo buhambaye, mu buryo bwagutse cyane. Wa fi Tirmidhi, nanone muri Tirmidhi muri Sunan Abi Daud an Sa'id ibn Abi Waqas, iyi ni imvugo yavuzwe n'uwitwa Sa'id mwene Abi Waqas, annahu dakhala ma Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ala mura'a. Sa'id ibn Abi Waqas aravuga ngo yinjiranye n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ahantu hari umugore. Hanyuma bagezeyo basanga wa mugore arimwo asigiza Imana. Yani dakhala ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama ala mura'a bayna yadayha nawa aw hasa tasbahi biha. Intumwa y'Imana igeze kuri wa mugore yasanze afite hasa bayina yadayha, yari afite haswa cyangwa se nawa, reka tubifate nka tasbih. Urabona masaro uburyo abatondetse ari umubare akenshi akunze kuba ari 33 33 38. Ayo masaro rero cyangwa se utwo tubuye, intumwa y'Imana dakhala ala rasulillah Abi Waqas, Sa'd ibn Abi Waqas avuga ko annahu dakhala ma Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bayina yadayha nawa aw hasa. Aravuga ngo yasanze uyu mugore afite mu maboko ye
amasaro cyangwa se yasanze afite amabuye mu ntoki zayo. Yafashe umubare w'amabuye, umubare w'amasaro. Ahari naho dukura dalili yo gukoresha iki? Tasbih. Iyi hadith iboneka mu gitabo cya Muslim. Hanyuma ngo nako mu gitabo cya Tirmidhi na Sunani Abi Dawud, ni hadith ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Avuga ati dusanga wa mugore afite amabuye cyangwa se hasa cyangwa se nawa n'utubuto, tasbahu biha, arimo yakoresha tasbihi. فقال إنه إيمان يبغى سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، ولا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. يعني إيمانا ihabwe cyubahiro, Imana ishimwe ku mubare w'ibyo yaremye mu isi no mu kirere, anatagatifuza Imana no kubyo yarema cyangwa se izarema. Arangira avuga ati la ilaha illa Allah, wala hawla wala quwwata illa billah mithla dhalika, yani umubare ungana n'ibyo byose Imana yagiye irema. Dalili hari hano nuko intumwa y'Imana yasanze uriya mugore afite hasa, afite na nawa, tasbahu biha, yasanze afite amabuye cyangwa se yasanze afite mu biganza bye utubuto yakoreshaga akora tasbih, asingiza Imana. Aya masaro rero abantu bashyira ku rudodo agizwe n'umubare runaka basingiza Imana, ntiwavuga ngo ni bida, kuko bifite dalili tubonye muri hadithi ya Tirmidhi na Sunanu Abi Dawudi, ikaba ari hadithi ya Sa'd ibn Abi Waqqas. Athani, twari turi kuvuga ko gusingiza Imana uvuga ngo alhamdulillah gusa binyuranye nuri wavuga ngo hasingizwe Imana umubare w'ibyo yaremye. Imana isingizwe inshuro zingana n'iz'umubare w'ibyo yaremye cyangwa se yaremye mu kirere, mu isi n'ibiri hagati y'ikirere n'isi n'ibyo yarema. La ilaha illa Allah, nta yindi Imana ikwiye gusengwa, ukabivuga inshuro zingana n'ibyo yaremye, bya biri mu kirere biri mu isi. Yani hadha alhadith yadullu ala kathrati tasbih. Iyi hadith igaragaza ko gusingiza Imana inshuro nyinshi, umubare ushoboka wose, la dhanba alayka, nta cyaha ufite. Athani, twari turimo kuvuga yuko muri Thanaullah, gusingiza Imana ukoresheje amazina yayo n'ibisingizo byayo ubwabyo nabyo bifite ibyiciro bibiri. Harimo gusingiza Imana ukoresheje ya hadithi, nanone hakaba gusingiza Imana ukoresheje khabaru anillah, uvuga ibigwi by'ibyo Imana yakoze, yani khabaru ani rabbi, uvuga Imana, wivuga ku byerekeranye nayo, uvuga ubushobozi bwayo, usingiza Imana, khabaru ani rabbi tabaraka wa taala bi ahkami wa asma'i wa sifatihi, yani ujyanye n'amategeko y'amazina yayo n'ibisingizo byayo,
urugero nko kwa nahu qawluka Ibn Qayyim avuga ati urugero ni nko avuga ati Allahu azza wa jalla yasma'u aswata ibadihi, kavuga ati Imana yumva amajwi y'ibiremwa bye, wa yara harakatuhum, Imana ibona intambwe ibiremwa byayo bitera, wala takhfa alayhi khafiya min a'malihim, ugasingiza Imana uvuga uti Imana nta kintu na kimwe kihishe kuri yo mu bikorwa mwene Adamu akora. Yani ibyo wakora byose wabikora wihishe mu cyumba uri munsi y'urutara cyangwa se wihishe mu mwobo, icyo wakora cyose ngo ugihishe Imana, nta kintu wakora ngo uhishe Imana. la takhfa alayhi khafiya min a'malihim, nta kintu na kimwe cyahishwa Imana mu bikorwa by'abagaragu bayo. Ubwo nabwo ubusingije Imana, nubwo utavuze swifa, utavuze ismu, utavuze izina ry'Imana, ariko uvuze ma yata'allaqu bi ahkami asma'ihi wa sifatihi. Yani kuvuga khabaru an rabbi, kuvuga ko Imana ishobora byose, yumva byose, ireba byose, cyangwa se ukavuga yuko nta cyayihisha, ubwo nabwo ubusingije Imana. Nanone ko wavuga ati wa huwa arhamu bihim min abaihim, ko wavuga uti Imana niyo ifite impuhwe nyinshi kurenza impuhwe z'ababyeyi babo, wa umahatihim, Imana ifitiye impuhwe biremwa byayo kurenza impuhwe umubyeyi agirira umwana we, ubwo nabwo ubusingije Imana. wa huwa ala kulli shay'in qadir, uvuze utyo ukavuga ati Imana ni ishobora byose. Yani athbata القدرة، أثبت أن القدرة لله، وحميجه كو ubushobozi bwose ari ubwa Allah. wa huwa afrahu bi tawbati abdihi min al-faqid rahilatihi wa nahwi dhalik, cyangwa se ukavuga ati Imana yishimira umugaragu wayo igihe aje kuyicuza, ayisanga yicuza kurenza uko umuntu yakishima igihe abonye itungo rye yari yabuse. fa athbata lillahi alfarh, ubushimangiye ko Imana ishimishwa n'uwicuza. hanyuma Ibn Qayyim avuga ati wa afdalu hadha an-naw'i athana'u alayhi bima athna bihi ala nafsihi. Nahamara avuga ati wasingiza Imana uko uvuga khabaru an rabbi, ariko ibyiza wa afdalu hadha an-naw'i, ngo ikiza mu kugusingiza Imana nuko wasingiza Imana bima athna bihi ala nafsi, usingiza Imana ukoresheje ibisingizo yo ubwayo yirase, yani yisingije. wa bima athna bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, mbere yuko wowe wajya gutekereza ibyo wasingiza mu Imana, singiza Imana ukoresheje ibisingizo yisingije, cyangwa se usingiza Imana ukoresheje ibisingizo yasingijwe n'intumwa yayo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrifin wala ta'til. Yani min ghairi tahrifin, nta guhindura ibyo bisingizo, nta guhindura ayo mazina yayo. min ghairi tahrifin, nta kugoreka, wala ta'til, nta no gusenya no kwangiza amazina y'Imana n'ibisingizo byayo. wa min ghairi tashbihin wala tamthil, nanone ukawasingiza Imana ariko uzirikana ko ugomba kwirinda tashbih, kugereranya Imana n'ibiremwa, wala tamthil, ukirinda gusanisha Imana n'ibyo yaremye. wa hadha naw aidan thalathatu anwa. Ibn Qayyim aravuga ati iki gice nacyo muri uku gusingiza Imana kirimo ibyiciro bitatu. Harimo icyiciro twita hamd, hakabamo n'icyiciro twita thana, hakabamo n'icyiciro twita majid. hamd
فالحمد لله إخبار عنه بصفات كماله سبحانه وتعالى مع محبته. ابن القيم aravuga ati gusingiza Imana, gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala ukoresheje sifa zayo. Falhamdu yani guhimbaza Imana, uvuga uti icyubahiro kibi cy'Imana, ibyo bijyana bisifati kamalihi, bijyana no kuvuga ibisingizo bigaragaza ukuzura kw'Imana. Yani usingiza Imana ukoreshe alhamd. Tumaze kubona yuko iki gice cyo gusingiza Imana nacyo kirimo ibyiciro bigera kuri bitatu, aricyo hamdu wa thanau wa majid. Ariko falhamdulillah aricyo gice cya mbere twaheraho kivuga aricyo hamd. Kuwavuga ngo Imana ishimwe, yani ni ukuvuga ikhbaru anhu, ni ukuvuga Imana bisifati kamalihi, uyivuga ibiranga ugutungana kwayo, yani ukuzura kwayo subhanahu wa ta'ala, yo nyiri cyubahiro, ma mahabbatihi, ariko ukabikorana urukundo, bikajyana n'urukundo, warida bihi, yani ugasingiza Imana, uyisingiza ibisingizo bigaragaza ukuzura kwayo, ibisingizo bigaragaza ugutungana kwayo, bigaragaza icyubahiro cyayo, ariko ukayisingiza ma'a mahabbatihi, ukayisingiza n'urukundo. Yani alhamdi yakunu ma'a almahabba, fala yakunu almahabba sakitu hamidan. Yani ntabwo wavuga ngo ngiye nkunda Imana ariko utayiha icyubahiro, utayikuza, utayirata. Nimba ukunda Imana yirate. Wala almuthanni bila mahabbati hamidan, nta nubwo waba urimo gusingiza Imana kandi utayikunda. Ibyo byaba byitwa iki? Uburyarya. Yani umukunzi ntakwiriye guceceka kuwa akunda, agomba kumuvuga ibigwi, agomba kumurata. Hatta tajtami'u lahu almahabbatu wathana. Bityo usingiza Imana agomba kugendana no rwa rukundo akunda mu Imana, no kuyivuga ibigwi, no kuyisingiza bijyana n'urukundo. Fa in karrara almahamidi shay'an ba'da shay'in kanat thana. Hanyuma rwa rukundo na bya bisingizo uko ugenda urushaho kubivuga Imana, uyatura ibigwi byayo, uyirata inshuro nyinshi uko bikora, nibyo bigeraho bikitwa iki? Thanau. Ubwo tugeze ku cyiciro cya kabiri. Twavuze ko gusingiza Imana amazina y'ibisingizo byayo harimo ibyiciro bibiri. Hari ugusingiza Imana ukoresheje iby'Imana yisingije, ukoresheje iby'intumwa y'Imana yisingije. Hanyuma akubwira ati gusingiza Imana bigomba kujyana no kuyikunda. Hanyuma kandi ukugenda urushaho gusingiza Imana, usingiza Imana kenshi, ibyo ngibyo byitwa thanau. Fa in kana almahamidu bisifati aljalal wal'azam walkibriya walmulk kana majdan. Noneho wagenda usingiza Imana, uyisingiza uvuga yuko uyisingiza mu bisingizo bijyanye n'isifa za ubuhambare bwayo, ubukure bwayo, ko ari yo mwami. Ibyo bisingizo ukugenda utondeka ibyo bisingizo usingiza Imana, biva mu cyiciro cyo kuba hamd, bikajya muri thana, bikava muri thana bikagera muri majid. Ibi rero وقد جمع الله تعالى لعبده الأنواع الثلاثة في أول الفاتحة. ibisingizo byose uko ari bitatu Imana yabikusanyije muri surati al-Fatiha. Iyo uri gusari usingiza Imana ukavuga uti alhamdulillahi rabbil alamin, uvuze uti Imana ishimwe, rabbil alamin, mwami w'ibiremwa byose. Al-alam ni universal,
ngo yuvuze ngo alhamdulillahi rabbil alamin, icyo ni igisingizo kimwe. Imana ishimwe mwami w'isi, icyo ni igisingizo kimwe. Yusingije Imana n'igisingizo kimwe, Imana iravuga ati hamidani abdi, umugaragu wanjye ansingira nshimira. Wa idha qala arrahmanur rahim, wakongeraho ukavuga uti Imana niyo nyirimuwe nyirimbabazi. Imana ubwo uvuze sifa ebyiri, nyirimpuwe nyirimbabazi. Wabanje kuvuga ko Imana ari ikwiye gushimwa, nongeyeho ko ariyo nyirimuwe nyirimbabazi. Izo ni izindi, n'ibindi bisingizo bitatu. Fakullama takarrara almahamidi, twabonye ngo uburuko ibisingizo bigenda biva kuri kimwe, bibiri, bitatu byiyongera, yakunu thana. Niyo mpamvu yuvuze ngo alhamdulillahi rabbil alamin, Imana iravuga ati hamidani abdi. Wavuga arrahmanur rahim, Imana ikavuga iti athna alayya abdi. Bivuye kuri hamdi bibaye thana. Hanyuma wavuga uti maliki yawmiddin, wa idha qala maliki yawmiddin, yani al-abdu, umugaragu yavuga ngo maliki yawmiddin, Imana niyo mwami wo ku munsi w'ibarura. Qala majadani abdi, yani takarrara al-mahamid wa takarrara thana. Uko ugenda urushaho kuvuga fa in kana al-madhu bi sifati al-jalal wal-'azam wal-kibriya wal-mulk kana majidan. Twabonye ko Ibn Qayyim avuga ati iyo bya bisingizo rero bisingiza birata Imana, biranga imiterere y'Imana, iyo bibaye uvuga jalaluhu, azamatuhu, kibriyauhu, mulkuhu, ibyo iyo bigenda bitusha bikora kuri buri bisingizo by'Imana bigaragaza ubuhambare bw'Imana, ubukure bw'Imana, ubwami bwayo. Ibyo biragenda noneho bikava kuri madih, bikava kuri thana, bikagera kuri level ya gatatu twita majid. Tayib, icyiciro rero cya kabiri, icyiciro cya kabiri mu byiciro byo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, yani twari turimo tugenda dusesengura ubwoko. Wa naw'u thani, ubwoko bwa kabiri bwa dhikri, min adh-dhikri, yani an-naw'u thani min adh-dhikri dhikru amrihi wa nahyihi wa ahkamihi. Nanone mu moko yo gusingiza Imana harimo kuvuga gusingiza Imana ariko wibuka iki? Amrihi, amategeko y'Imana, wa nahyihi, nibyo Imana yabujije, wa ahkamihi, nibyo yategetse. Iki cyiciro cyo gusingiza Imana ariko wibuka unazirikana unubaha amategeko y'Imana, ibyo yategetse ukabishyira mu bikorwa, ibyo yabujije ukabireka, ibyo nabyo ni dhikri. Yani utazagira ngo dhikri ni ugusingiza Imana gusa ku rurimi. Oya, gusingiza Imana no kureka ibyo yabujije, buryo buri gusingiza Imana kuko ubuha icyubahiro itegeko ryayo, no kubahiriza ibyo yategetse, igihe usari, igihe utanga zaka, igihe usiba, igihe ukora umutambagiro, igihe ufasha abakene, igihe umenya abarwayi ugasura abarwayi, igihe ubona umunyantege ukamushyigikira. Fahada dhikrullah, ibi nabyo ni ugusingiza Imana, urimo guha Imana icyubahiro, kubera ko uvuga Imana, uha icyubahiro Imana, yubaha n'amategeko yayo. Hano rero Ibn Qayyim akavuga ati wa naw'u thani min adh-dhikri dhikru amrihi wa nahyi wa ahkamihi wa huwa aidan naw'an. Iki nacyo gifite ibyiciro bibiri. Ahaduhuma, icyiciro cya mbere, dhikruhu bidhalika ikhbaran anhu amrun amara bikadha wa nahanhu kadha wa ahabba kadha wa sakhta kadha wa radiya kadha. Yani igihe wigisha abantu kuvuga ati, uvuga amategeko y'Imana, ukavuga ati Imana yategetse iki, Imana yabujije iki, yani ya dhikri wibutsa abantu ibyo Imana yategetse. Imana yategetse iki?
mugikore. Imana yabujije iki, mukireke. Sakhta kaza, iki ngiki Imana kirayirakaza, kireke. Radiya kaza, Imana kirakishimira, gikore. Yani ubwo ngubwo nabwo uri muri dhikri. Fa ikhbari anhu ma amara wa ma naha wa ma sakhta wa ma radiya fa hadhihi kulluhu min anwa'i dhikri. Ibi nabyo biri mu byiciro bya dhikri. Wa huwa dhikru awamiruhu wa nawahihi, ariko kwigisha abantu ibyo Imana yategetse n'ibyo yabujije, ibi nabyo ni dhikri. Wa thani, icyiciro cya kabiri, dhikru indahu amrahu fayubadilu ilayhi. Cya gihe wihuta ujya gusare, nabwo ni dhikri, kuko ugiye gushyira mu bikorwa rya tegeko Imana yagutegetse. Wa inda nahyi fayahrabu minhu, na cya gihe witandukanya n'ibyo Imana yabujije. Imana yabujije kurya riba, ukajya kure ya riba, icyo gihe nabwo buri muri dhikri, kuba kurimo kubahya amategeko y'Imana. Ibyo yabujije ukabigendera kure, ibyo yagutegetse ukabishyira mu bikorwa kadira imkanika, ujyanye n'ubushobozi bwawe. Fa hadha aidan min adh-dhikri, ibi nabyo ni ukora dhikri. Fa dhikru amrihi wa nahyihi shay'un, bityo kuba wakibuka ibyo Imana yabujije n'ibyo yategetse cyangwa se ukabyibutsa abandi, ibyo ni igice. Wa dhikruhu indahu amruhu wa nahyuhu shay'un akhar, yani no kureka icyo Imana yabujije nacyo ni ikindi. Yani kuba wajya muri Qur'an ugasoma amategeko y'Imana, ibyo yabujije n'ibyo yategetse, ariko ukaba wahindukira ugakora ibyo yabujije ukareka ibyo yategetse, ubwo ntabwo urimo gukora dhikri. Yani ukora dhikri ntiwamenya amategeko y'Imana, yarangiza akayashyira mu bikorwa, akayubahiriza. فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر فذكر أفضل ذكر وأجله وأعظمه. Ibn al-Qayyim aravuga ati rero ibyo byose bihuriye ku mugaragu, asingiza Imana ku rurimi, asingiza Imana mu bikorwa, yani ibyo yategetse akabireka, ibyo yabujije akabishyira mu bikorwa, ibishimisha Imana ukabikora, ibirakaza Imana ukitandukanya nabyo, noneho ukagira niyo dhikri yo ku rurimi, subhanallah, alhamdulillah, urata Imana, ukuza Imana, Imana ishimwe, icyubahiro. Ibyo byose iyo bihuye, idha ijtama'at hadhihi al-anwa, ibyo bice byose iyo bihuye, lidhakir, kuba ukora dhikri, fa dhikruhu afdal, ubwo uko kwibuka kwawe Imana no gusingiza Imana kwawe niko kuruta byose. Afdalu dhikri, yani yo dhikri nyayo. Wa ajaluhu wa a'zamuhu, yani uko niko gusingiza Imana nyako kugamijwe. Gusingiza Imana rero muyisingize bagaragu b'Uwiteka, muyisingiza ku ndimi zanyu no ku mitima yanyu, kandi binagaragarira mu bikorwa byanyu. Faida, fahada dhikru min al-fiqh al-akbar, ifaida irimo nuko uku gusobanukirwa idhikri muri ubu buryo tubisobanuye muri ishusho, niyo fiqh al-akbar, niyo fiqh nkuru ya dhikri. وما دونه أفضل ذكر إذا صحت فيه نية. ومن ذكر سبحانه وتعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وياديه ومواقع فضله على عبيده، وهذا أيضا من أجل أنواع الذكر. ابن القيم akomeza avuga ati nanone urwego rwa kabiri, nko kuba wasingiza Imana wibuka ineza yayo, wibuka ihsanuhu, in'amuhu, ayadihi, ukibuka Imana muri ibyo bice byose, ubwo nabwo bwitwa ko ari gusingiza Imana, wibuka ineza yayo, wibuka telefone se yakutangamira. Ala
Yes. Aramutse. Uretse gato. Ntabwo ari ujyanye n'isomo turimo kwigisha. Tayib. Rero umuntu wese usingiza Imana agomba kwibuka yuko wa min dhikri subhanahu wa ta'ala, no mu bijyanye no gusingiza Imana, dhikru alaihi, harimo gusingiza Imana uvuga icyubahiro cyayo, uvuga imigisha yayo, uvuga ineza yayo, uvuga ubuntu bwayo ku mugaragu wayo. Ibyo byose wa hadha aidan min ajali anwa'i dhikri, ibi nabyo ni bimwe mu bwoko bugamijwe mu gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se aidan min ajali anwa'i dhikri, ibi nabyo ni bimwe mu byiciro byiza byo gusingiza Imana. Fahadhi khamsati anwa'i wa hiya takunu bil qalbi wal lisan, yani gusingiza Imana biri mu byiciro bitanu. Hari igihe gusingiza Imana biba biri ku mutima bil qalbi wal lisan, no ku rurimi. Wa dhikru afdalu dhikri, wa dhalika afdalu dhikri afwan, ibi gusingiza Imana bivuye ku mutima no ku rurimi niyo dhikri nziza, cyangwa niko gusingiza Imana kwiza. Wa bil qalbi wahdahu, hari igihe nanone gusingiza Imana biba ari ku mutima honyine, wa hiya darajatu thaniya, iyo ni daraja ya kabiri. Wa bil lisani wahdahu, iyo ni darajatu thalitha. Gusingiza Imana, hari igihe gusingiza Imana biba ku mutima gusa, hari n'igihe biba ku rurimi gusa, iyo ikaba daraja thalitha. Fa afdalu dhikri ma tawata alayhi alqalb wal lisan, bakavuga ati ariko dhikri nziza ni gukora dhikri ukoresheje ururimi n'umutima, yani bivuye ku mutima bigasesekara ku munwa. Ibyo nabyo ni naw'u min al-adhkar, ni kimwe mu byiciro byo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama kana dhikru alqalbi wahdahu afdalu min dhikri lisan, ngo ariko nanone gusingiza Imana bivuye ku mutima nibyo byiza kurenza gusingiza Imana ukoresheje ururimi gusa. Lianna dhikru alqalbi yuthmiru alma'rifa, kwa gusingiza Imana bivuye ku mutima, ibyo bitanga umusaruro wo gusobanukirwa Imana, tanga umusaruro wo gusobanukirwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yani bivuga ko gusingiza Imana bivuye ku mutima biruta gusingiza Imana ukoresheje ururimi rwonyine gusa. Inma kana dhikru alqalbi wahdahu afdalu min dhikri lisan wahdahu, lianna dhikru alqalbi yuthmiru alma'rifa wa yuhiju almahabbati wa yuthiru alhaya, kwa ko gusingiza Imana bivuye ku mutima bizana amatunda yo gukunda Imana, no kugira isoni by'Imana yabujije, yani bitera urukundo. Wa yuthiru alhaya, bikanaguha kugira isoni by'Imana yabujije. Wa yab'athu ala makhafa, bikanatuma umutima wawe utinya kuba wakora iby'Imana yabujije. Wa yad'u ila almuraqaba, gusingiza Imana bikuye ku mutima bituma umenya ko Imana ihora ikureba ibyo waba urimo byose. Wa yazra wa nitaqsiru fi ta'at, nanoho bikaguha imbaraga. Yazra an taqsiru fi ta'at, bikaguha imbaraga zo kuba wareka gucika intege, bya bindi bitagendaga neza mu gusingiza Imana ukabireka ugasingiza Imana ubikuye ku mutima. Yani yarayita abantu dusari tubikuye ku mutima, ukajya mu swala yawe ufite khushu, ufite gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, ubikuye ku mutima iswala yawe. Fayakunu qalbuka mu'allaq billah, mutima ukabuziritse ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yashghiluka anka shaghil, nta hagira ibindi bintu bigutesha umutwe. Hadha la shaka anna hadha afdalu dhikri, nta gushidikanya ko gusingiza Imana kuvuye ku mutima afdalu wa ajal, ariko kwiza
min dhikri lisani kurenze kuba wajya gusenga gusa ari ukwivugira ku rurimi murakora amasiporo bitari ku mutima. Fa dhikrullahi bil qalbi, gusingiza Imana bivuye ku mutima bibyara yuthmiru al-ma'rifa biha gusobanukirwa Imana, wa yahiju al-mahabba bikazana urukundo ukunda Imana, wa yathiru al-haya bikakugira isoni ukirinda iby'Imana yaburije, wa yabathu ala al-makhafa bikaguha gutinya Allah subhanahu wa ta'ala, wa yad'u ila al-muraqaba kuba ku Imana kure wose, wa yazra an taqsiru fi ta'ati bikagukuraho kuba ugira intege nke mu masengesho, wa tahawun fil ma'asi bikaguha ahubwo kubona ko ibyaha yani ntuvuge ngo ibyaha yawe ukumva yuko yani wakirengagiza ibyaha ukumva ko nukora ibyaha ari ibintu bisanzwe. Oya, watahawun fil maasi wa sayyiati, wa muntu ukora dhikru usingiza Imana bivuye ku mutima ntabwo asuzugura icyaha niyo cyaba gito, nta nubwo asuzugura igikorwa kibi niyo cyaba gito, ahubwo atinya ibyo byose. Naho dhikru lisani wahdahu, gusingiza Imana ukoresheje ururimi rwonyine, la yujibu shay'an minha, nta kintu wasarura mu gutinya Imana. Fa thamaratuhu dha'ifa, inyungu zo gukora dhikri gusa ku rurimi gusa udafite gutinya Imana, udafite khushu, utubahiriza swara, utubahiriza zakka, utubahiriza gusiba, yani ukora subhanallah na tasbih gusa ku rurimi, hadha ma thamaratuhu dha'ifa, inageza byo ni nke cyane. Bityo rero fayakunu afdalu dhikri ma tamasha ma'a dhikri bil qalbi wal lisan, yani gusingiza Imana ku rurimi no ku mutima nibyo biruta ibindi. Ariko no gusingiza no twajya muri afdaliya mu kureba uko gusingiza Imana bigenda birutanwa, turasanga yuko gusingiza Imana ukoresheje ururimi gusa ntabwo ari byo bifite imbaraga kurenza gusingiza Imana ukwiye ku mutima. Yani gusingiza Imana ukwiye ku mutima nibyo bifite imbaraga kurusha gusingiza Imana n'ururimi gusa. Nanone gusingiza Imana bivuye ku mutima no ku rurimi bikaba biruta gusingiza Imana ku mutima gusa. Ubwo ngubwo iyo bihuye bitanga imbaraga, haba kimwe hakabaho kurutana kwe kimwe n'ikindi. Bagaragu Uwiteka, iki ni Icyizere TV. Igitabo turimo tureba ni ibisobanuro by'igitabo Al-Wabil As-Saybi, turi muri fiqhul adhkar, none turimo gusobanukirwa uburyo dhikri zikorwamwo n'uburyo dhikri zirutanwa. Hatazagira ngo ukora dhikri no kuvuga subhanallah alhamdulillah Allah akbar gusa ku rurimi, oya, ahubwo no kubivuga ufite khushu bivuye ku mutima. Fadhalika afdalu dhikri. فإذا اجتمعت هذه الأنواع bice byose twavuze bihuye rero, la shaka anta dhakiru billahi, iyo bihuye uba uri gusingiza Imana mu by'ukuri, umenye iby'Imana yategetse witandukanya n'ibyo yabujije. Iyo niyo dhikri ifite imbaraga. Nanone twajya muri dhikri na dua. Dhikri na dua, gusingiza Imana no gusaba. Al-faslu thani, igice cya kabiri, gusingiza Imana n'ubusabe. Yani gusingiza Imana no gusenga gusaba. ذكر ابن القيم في كتاب الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب. ابن القيم muri iki gitabo cye yaravuze ati al-faslu thani dhikru afdal min ad-du'a. Kuba wakora dhikri nibyo byiza kurenza gukora iki? Kurenza gukora gusaba, kurenza dua. Avuga ngo adhikru thana'u ala Allah azza wa jalla bi jamil awsafi wa ala'i wa asma'ihi wa du'a su'alu al-'abdu hajatahu. Fa ayna hadha wa hadha? Ibn Qayyim avuga ati dhikri nuko singiza Imana no guhimbaza Imana bijamili awsafihi, uvuge bisingizo byo byiza, wa alaihi ni nema zayo n'ingabire zayo, asma'ihi n'amazina yayo. Naho du'a su'alu al-'abdu hajatahu, cyagihe urimo kuvuga haja zawe, uvuga ibibazo byawe ufite, kuvuga ishida zawe, kuvuga ibibazo byawe no gusingiza Imana biratandukanye. Wal hadha jaa fi al-hadithi,
niyo mpamvu hari hadithi tugiye kureba y'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ivuga iti man shaghalahu dhikri an mas'alati a'taytuhu afdal mimma u'ti as-sa'irin. Intumwa y'Imana ivuga ati uzaba ashugurikishijwe no kunsingiza, man shaghalahu dhikri, yani uzaba ashugurikishwe no kunsingiza an mas'alati, kurenza kuba yaba arimo kunsaba, a'taytuhu, uwo nguwo ndamuha afdalu ma uti sa'irina, nkamuha ibirenze ibyo mpa wa wundi uri kunsaba. Walihadha tugendeye aha rero kana almustahabu fi du'a an yabda'a da'i bihamdillahi wa thana alayhi, bivuze ngo gusaba Imana ni ibada no gusingiza Imana ni ibada. Lakin aina hadha wa hadha, yani ari ugusingiza Imana no gusaba Imana ikiza ni ikihe? Ikiza ni ugusingiza Imana. Niyo mpamvu bakubwira bati nimba uri busabe n'Imana, nimba uri buvuga ishida zawe usaba Imana, Mana Nyagasani nibi 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 nibi, ndi jobless nta kazi mfite, Mana Nyagasani ma kazi, uzatangira ute? Nimba ugiye gusaba Imana uvuga ishida zawe, kana almustahabu fi du'a an yabda'a da'i bihamdillahi wa thana alayhi. Nukuvuga ngo wowe niba uri busaba Imana ntutangira usaba, ahubwo tangira usingiza Imana. Almustahabu, ibyiza, fi du'a, kuri wa wundi ugiye gusaba, an yabda'a da'i, nuko usaba kwiriye gutangira bihamdillah, gushimira Imana, wa thana alayhi, no kurata Imana, bayina yadayi hajati, hanyuma arangiza akaba yabona kuba yavuga haja ziwe, yasalu hajatahu, akavuga ibibazo byiwe, ishavu ziwe, ibibazo bye, ariko wabanje gushima Imana, wabanje guha Imana ishimwe, wabanje gusingiza Imana. Kama fi hadithi Fadala ibn Ubaydi, ibi tubisanga muri hadithi witwa Fadala mwene Ubaydi, avuga ngo anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, ngo intumwa y'Imana yumvise umugabo yad'u fi salatihi, mu sala ziwe arimwo sari, lam yahmidillaha ta'ala, ntiyabanje guha Imana ishimwe, ntiyabanje gukuza Imana, walam yusalli ala nabi, nanubwo yigeze nasabira intumwa sallallahu alaihi wasallam. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، intumwa y'Imana avuga ngo uyu nguyu yihuse, ajala hadha, uyu yihuse. Thumma da'ahu, ngo arangije aramuhamagara amubwira ati, faqala lahu, aramubwira ati idha salla ahadakum, faqala lahu aw lighayri, ngo yaramubwiye ndetse n'abandi bari aho ngaho, iravuga ngo idha salla ahadukum, umwe muri mwe nabagiye gusari, faliyabda bitamjidi rabbih, azabanze akuza Imana, yani n'ibisingizo byinshi. Twavuze yuko tamjidi ari dhikri lahi bi usafihi wa kamali wa azamatihi wa kibriyaihi wa mulkihi, ugasingiza Imana wisingije ubwami bwayo, kurema kwayo, gusingizwa kwayo, gusengwa kwayo. Numara gusingiza Imana, intumwa y'Imana ivuga ati faliyabda bitamjidi, ubanza uhimbaza Imana, urata Imana, ukuza Imana, wisingize. wathana alayhi, wivuga ibigwi. Thumma yusalli ala nabi, nurangiza gusingiza Imana ukurikizeho gusabira intumwa yayo, umuhanuzi wayo sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'dahu bima sha, hanyuma nurangiza nyuma yaho ngaho usabe noneho ibyo ushaka byose. Yani ahangaha turimo kwiga uburyo usaba akwiriye gusaba, ntabwo ari ukugenda musigiti wituzamura amaboko, Mana Nyagasani impa ndakennye, ndashonje, mfite ubushomeri, nta kazi mfite, ndi mu bibazo, ndi mu bya oya. Bal tangira uvuga ati shimwa Mana, himbazwa Mana, ukikuzo Mana, niwe mwami w'isi n'ijuru, nta yindi Mana ikwiye gusenga uretse wowe. Banza uhimbaza Imana, uyishimisha, uyiryoshye, uyirate, uyikuze mu mutima wayo. Ivuga ati hamida abdi majadani, athna alayhi abdi majadani abdi. Imana ibanze nayo uyisingize, nayo ukurate mu biremwa byayo byo hejuru, nurangiza uvuge usabe intumwa y'Imana Muhammad salama, nurangiza uvuge ibyifuzo byawe, uvuge haja zawe. Iyo niyo almustahab, nibyo byiza fi du'a, kuri wa wundi uri gusaba, an yabda'a
bihamdillahi wa thana alayhi, kutangira usingiza Imana unekuza wa antusalli ala nabi, no gusaba intumwa y'Imana Muhammad mugisha, ndetse ukabona wavuga noneho hajatuka. رواه الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن صحيح. حديث تفوز يأتينا أحمدي إمام أحمدي دتسين الترمذي وقال عرفوا حديث حسن صحيح، حديث نزيزة يمهمه. ورواه الحاكم في صحيح، حديث نون يأتي نا الحاكم مولي صحيح زيوي. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام. dufashe ingerero rero kuba agiye basaba Imana, reka tufate urugero kuri Dhinuni alayhi salam. Dhinuni amahoro n'imigisha by'Imana be kuri we, qala fihi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, n'uwo Imana yamuvuzeho iti da'watu akhi Dhinuni ma da'a biha makrub illa faraja Allahu kurbatahu, ngo ubusabe bw'umuvandimwe wanjye Dhinuni nta muntu wabukoresha asaba Imana uretse ko Imana imukura mu bibazo yaba arimo. Ubwo busabe rero ni cya gihe Yunus yari mu nda y'ifi, yaravuze ati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yabanje asaba Imana, asingiza Imana avuga la ilaha illa anta, nta yindi Imana ikwiye gusengwa, anta subhanaka, ubutagatifu n'ubwawe. Yanabanza guha Imana ubutagatifu, gukuza Imana, arangije avuga inni kuntu minadh dhalimin, fadhakara hajatahu, avuga haja ziwe Mana nyagasani ndi mu bihuguje. وفي رواية الترمذي نانوني مري رواية الترمذي دعوة أخي ذنون إذا دعا وهو في بطن الحوت، إذ دعا وهو في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها مسلم قط إلا استجيب له. وبسبب ذنون ويراري من يفي ubukoresheje asaba Imana, فإنه لم يدعو بها، ngo nta muntu ubukoresha asaba Imana muslimu, lam yad'u biha muslimu, muslimu ukoresha asaba Imana qatun icyari cyose yaba asaba Imana illa stujiba lahu, icyo asabye Imana irakimo. Rero nawe nujya gusaba Imana jya uvuga la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ubusabe ubukoresheje inwa y'Imana iravuga ati ma da'a biha lam yad'u biha muslimu, nta muislamu uzabukoresha asaba Imana illa stujiba lahu, uretse ko ibyo yasabye Imana azasubizwa. وهكذا عامة الأدعية، nguko rero n'izindi adiya bundi busabe bwose wakoresha, adiyatu nabawiyya mu busabe bw'intumwa y'Imana, ala qa'iliha afdalu salatu wassalam, wa minhu qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi du'a'il karbi. Nanone hari izindi dua tusanga ku ntumwa y'Imana, Imana ihamahoro n'umugisha yagiye ikoresha mu busabe, gusaba igihe uri mu byago, mu bigeragezo. وجرت لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ومن هنا نون هكذا حديث بريد الأسلمي أهو الذي رواه أهل السنن يأكل ونبا جيبا كلا هذه السنن يتوقع أهل السنن تربقى زريا السنن يتوقع السنن توتوقع بريا بالتبو بيتسمى حديث كتاب صحيح البخاري، صحيح البخاري نصحيح مسلم، tukavuga kitabu Abi Daud, tukavuga Nasai wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Izo ashabu sunani, ibyo bitabo bya sunna bibitse sunna bakiriye iyi hadithi bavuga bati sami'a rajulan yadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan, inwa Imana yumvise umugabo yadu wa huwa yaqulu, ngo yarimo gusaba idua avuga ati Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. فقال والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعا بها استجيب. iyi hadithi ya Buraida al-Aslami yakiriwe n'abariya bagabo bakiriye amahadithi, avuga ko intumwa y'Imana yumvise umugabo arimo asaba Imana avuga Allahumma inni as'aluka bi anni ushhid annaka anta Allah. Yani ngo yumvise umugabo avuga ati Mana nyagasani Mana yanjye ishobora byose, inni as'aluka, mu by'ukuri ngewe ndagusaba, bi an ushhida, ko nabasha kuba umushahidi, guhamya annaka anta Allah, ko nta yindi Mana ikwiye gusenga uretse wowe, la ilaha illa anta, ko ari wowe Mana, nta yindi Mana ikwiye gusenga uretse wowe, al ahadu samad, Imana imwe,
alladhi lam yalid wa lam yurad, itigeze ibyara itigeze ibyarwa, wa lam yakun lahu kufuwan ahad, nta nicyo isa nacyo yihagije mu bana bwayo. Ngo amaze gusoma iyi dua uyu muntu yaravuze ati walladhi nafsi biyadihi, ndahiye kuri wa wundi ufite nafsi yanjye mu kuboko kwe, mu kiganza cye, laqad sa'ala Allah, ngo yasabye Allah bi ismihi al-a'zam, akoresheje izina ryayo rihambaye, alladhi idha du'iya biha, ngo uyikoresheje izina urikoresheje asaba Imana, istujiba, arasubizwa. Yani lam yad'u biha muslimun illa stujiba lahu, nta muislamu uzakoresha ubwo busabe uretse yuko azagira gute, ibyo yasabye azasubizwa. Wa idha su'ila bihi a'ta, wa idha sa'ala bihi a'ta, nicyo asabye cyose Imana igira gute, irakimuha. Iyi hadisi rawahu Abu Dawud wa Nasa, yakiriwe na Abu Dawud ndetse na Nasa muri ba ashabi sunan twavuze tuvuga min hadithi Anas. Nanone warawa Abu Dawud wa Nasa muri hadisi ya Anas aravuga ngo annahu kana ma nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan, ngo intumwa y'Imana, Anas yari kumwe n'intumwa y'Imana yicaye, wa rajulu yusalli thumma da'a, ngo umugabo yararimo asari hanyuma arasaba avuga ati Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, Mana nyagasani ndagusaba as'aluka, ndagusaba bi anna lakal hamdu, kuko ari wowe ukwiyishimwe, wala ilaha illa anta, na indi Mana ikwiye gusenga uretse wowe, almanani badi'u samawati wal ardi, wowe nyiri nema, watangije isi n'ijuru, ni wowe watangije kurema isi n'ijuru, ya dhal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum. Hanyuma faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, aravuga ati laqad da'a Allah bismihi al-a'zam, uyu nguyu yasabishije izina ry'Imana rihambaye, alladhi idha du'iya bihi ujiba, iyo urikoresheje asaba ajaba, urikoresheje asaba Imana arasubizwa. Wa idha su'ila bihi a'ta, iyo urikoresheje asaba Imana arahabwa. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna du'a yustajabu idha taqaddamahu hadha ath-thana wa dhikri. Ibi rero ni bihamya bigaragaza ko intumwa y'Imana, Imana ihamugisha, yavuze ko usaba Imana ariko akabanza gusingiza Imana, arata Imana, anahu ismullahi al-azam, agakoresha izina ry'Imana rihambaye, fakana dhikrullahi azza wa jalla thanahu alayhi anjahi ma tuliba bihi al-abdu hawaijahu, ngo gusingiza Imana ukoresheje amazina yayo n'ibisingizo byayo mbere y'uko uvuga ubusabe bwawe, ubikoresheje asaba avuga haja ziwe arasubizwa. Wa hadhihi faida ukhra, iyi rero niyo faida yindi min fawaidi dhikri, mu faidi zo gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, annahu yaj'alu du'a mustajaba, ko gusingiza Imana bituma ubusabe bw'umuntu bwakirwa. Bagaragu Uwiteka rero, nanone Musa alayhi salatu wassalam aravuga ati, Ibn Qayyim aravuga ati, niba umaze gusobanukirwa yuko mbere yuko usaba Imana ugomba kubanza kuyisingiza, fata'amal qawla Musa, shishoza buno busabe bwa Musa alayhi salam fi du'ai, reba ubusabe bwa Musa mu dua ye. Yaravuze ati rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Iyi ni aya, ni aya ariko igaragaza ubusabe bwa Musa. Naho aya ivuga ubusabe bwa Dhinuni nayo twayibonye, twabonye hadithi, ariko hariya hari niki, hari na aya. Iyi aya rero Musa asaba iboneka muri Qur'ani igice cya 28 aya 24. Abarambura Qur'ani bagende barambure barebe, aravuga rabbi inni, Mana nyagasani wanjye, inni lima anzalta ilayya min khairin, ibyo wamanurira mu byiza, ilayya faqirun, mu byukuri ndabikeneye. Ariko atangira avuga ati rabbi, asingiza nyagasani, yarangiza akavuga hajataho. Wa qawlu Dhinuni, nanone Dhinuni twabonye hadisi, ariko none aya iravuga ngo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iyo ni aya nayo iboneka muri Qur'ani. Twagiye tuvuga amahadithi, ariko noneho turi kugenda tureba na aya za Qur'ani zitugaragariza ukuntu intumwa z'Imana zagendaga zisaba Imana zikoresheje ubusabe
zisaba Allah subhanahu wa ta'ala zikoresheje kubanza gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala. Bityo rero niba ushaka gusaba, hari icyo wifuza gusaba Imana muri haja zawe, mbere ya byose adabu, umuco wo gusaba Imana n'ikinyabupfura gikwiriye kuranga usaba Imana, nuko agomba kujya abanza kurata Imana, gusingiza Imana. Nusingiza Imana, Imana nayo izagira gute? Izumva ubusabe bwawe. Ariko nushaka gusingiza Imana, nushaka gusaba Imana utayisingije, mu by'ukuri aho nta kinyabupfura kizaba kirimo. Bityo rero bagaragu witeka, Dhinuni nawe asaba Imana abanje gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala, hanyuma avuga haja ziwe. Hakadha, nguko rero abina Adam, papa wacu, sogokuru wacu Adam alayhi salatu wassalam, nawe aravuga ati rabbana zalamna anfusana, mana yacu. Yatangije avuga ati mana yacu, akuze Imana. Zalamna anfusana, twarihuguje. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, nutatubabarira ngo tugire impuhwe, lanakunanna minal khasirin, twazaba mu bantu bafite igihombo ku munsi w'imperuka. Nanone wa fi sahihaini anna Abubakar as-Siddiq, muri sahihi Bukhari na Muslim, Abubakar as-Siddiq qala ya Rasulullah, yabwiye intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, yewe intumwa y'Imana, allimni du'a, nyigisha ubusabe, ad'u bihi fi salati, nzajya nkoresha mu busabe bwanjye ndi mu swala. Intumwa y'Imana iramubwira iti uvuga ati qulillahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ngiyo dua Abubakari yigishijwe n'intumwa y'Imana ubwo yasabaga Imana ati ya Rasulullah, nyigisha idua nasoma mu busabe bwanjye. Hanyuma intumwa y'Imana iramubwira ati uvuga ati Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, mana nyagasani naruhuguje roho yanjye amahugo ahambaye, wala yaghfiru dhunuba illa anta, kandi nta wundi ubabara ibyaha uretse wowe, faghfir li maghfiratan min indika, ngaho umbabarire imbabazi ziturutse iwawe, warhamni, ngire impuhwe, wa innaka antal ghafurur rahim, by'ukuri ni wowe nyiri impuhwe nyiri imbabazi. Fa athbata athana wal majid, agaragaza gusingiza Imana no kurata Imana mu busabe bwayo. فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربي عز وجل بفضل وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معه. Numa Imana iti numara gusingiza Imana ukemera ubunyantege nke bwawe, imbaraga nke zawe, noneho nurangiza uvuge haja zawe, ari kubanje gusingiza Imana no kurata Imana. Fahakadha adabu du'a wa adabu al-ubudiyya, nguko rero umuco ukwiye kuranga umuntu usingiza Imana, usenga Imana, wambaza Imana, urata Imana, jubanza usingize Imana, nurangiza ubone wasaba Imana. Al-faslu thalith, ichapita ya gatatu ni qira'atul Qur'an, gusoma Qur'an. Wa dhikru afdalu min ad-du'a, twabonye ko gusingiza Imana ari byo bifite agaciro kurenza gusaba Imana. Tunabona yuko niba ushaka gusaba Imana jya ubanza usingiza Imana. Noneho tugeze naho tuvuga ngo wa qira'atul Qur'an afdalu min adh-dhikri. Turimo turagenda tureba priorities bagaragu witeka. Buriya kuba wakicara mu musigiti urimo usingiza Imana, nundi kuba yakicara mu musigiti arimo gusoma ubusabe, gusaba ubusabe bwe, nundi arimo gusoma Qur'an, ufite agaciro karutu akundi ninde. Hano Ibrahim avuga ati al-faslu thalith, ichapita ya gatatu, fi qira'ati al-Qur'an, ngo gusoma Qur'ani, mu gusoma Qur'ani afdalu min adh-dhikri, gusoma Qur'ani nibyo birenze gukora dhikri. Yani qira'atu al-Qur'ani ni dhikri, yani gusoma Qur'ani nibyo biruta kuba wakora dhikri.
qira'atul Qur'ani afdalu min adh-dhikri, yani gusoma Qur'ani ni dhikri nayo, ariko noneho afdalu min al-adhkari qira'atul Qur'ani. Gusoma Qur'ani nibyo birenze niyo dhikri utizindi dhikri, nkuko twabonye yuko usaba Imana nukora dhikri nusingiza Imana, gusingiza Imana aribyo bwiza kurenza gusaba Imana. Akatubwira ko ugomba gusaba Imana wabanje gusingiza Imana. None tugeze noneho tubona ngo gusingiza Imana, twabonye ibyiciro byinshi byo gusingiza Imana, noneho gusoma Qur'ani nibyo gusingiza Imana kurusha ibindi bisingizo byose usingizamo Allah subhanahu wa ta'ala. Ya salam, هذا من حديث نظر لكل منهما مجرد. عفوا، هذا من حيث النظر لكل منهما مجرد، وقد يعرض المفضول ما يجعله أولى من الفاضل، بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل. وهذا كالتسبيح في الركوع والسجود، فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نحو تحريم أو كراهة. وكذا التسمية والتحميد في محلهما أفضل من القراءة، وكذا التشهد، وكذا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني بين سجدتين أفضل من القراءة. Ahanga barimo baragenda bagaragaza ikintu no mwanya wacyo, yani gusoma Qur'ani ni afdal min adh-dhikr. Gusoma Qur'ani ni afdal min adh-dhikr, ariko buri kintu cyose kijyana n'umwanya wacyo. Ntabwo uzajya gusoma ntabwo uzajya kuririmba mu kiriyo, hoya. Ntabwo uzasanga abantu bibabariye ngo hanyuma ngujye kubongerera uburakari, hoya. Likuli maqami maqala, buri mwanya ugira ikiwuvugirwamo, yani ntabwo ibintu byose, buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Bityo rero gusoma Qur'ani ni afdalu min adh-dhikri, yani ni dhikri uti izini dhikri. Ariko hari igihe gusoma Qur'ani uba atari umwanya wo gusoma Qur'ani, ahubwo ari uko gusoma dhikri. Urugero, nimba urimo gusari, urumva, ntabwo uzajya muri ruku ngo usome suratul Fatiha, ntuzajya muri sujudi ngo usome qul a'udhu birabbin nas. La, buri kintu cyose kigira umwanya wacyo. Bityo dhikri, umwanya wayo wa dhikri, ntabwo uzaba urangije gusari utoye salama ngo uhite ushara ujya gusoma Qur'an. La, urabanza ukavuga ati astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, Allahumma la mani lima a'tayta wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jaddi. Nukuvuga ngo buri dua igendana n'umwanya wayo. ukora tasbihi 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Nukuvuga ngo buri kintu n'umwanya wacyo. Aha nicyo barimo kutubwira. Nubwo gusoma Qur'ani al afdalu min adh-dhikri wa dhikri afdalu min ad-du'a, nubwo gusoma Qur'ani ariyo dhikri nziza kurusha izindi dhikri, ndetse nuko gusaba usabe ari gukora dhikri ari byo byiza kurenza gusaba, ariko buri kintu cyose mu mwanya wacyo, buri kintu cyose kijye mu mwanya wacyo, nguko Ibn Qayyim arimwo atubwira. ngo wa in kana fadlu al-Qur'ani ala kulli kalami ka fadli Allah ta'ala ala khalqihi, ngo nubwo gusoma Qur'ani cyangwa se ngo nubwo agaciro ka Qur'ani ari Qur'ani ifite agaciro kurenza amagambo y'abantu, nkuko Imana ari ifite agaciro kurenza ibiremwa byayo, lakini likulli maqami maqala, buri cyicaro cyose kigira ibikivugirwamo, matafata maqalahu fihi wa adala anhu ila ghayrihi. Ikintu rero y'umwanya wacyo wawutaye ugomba gukoresha ikiwusimbura. Hanyuma wa hakadha al-adhkar al-mufida, bityo rero nguko na za adhkar zifite akamaro bimahali makhsusa, zifite umwanya wazo, afdal min al-qira'a, kurenza ko wabulimo gusoma al-mutlaqa wal qira'atu al-mutlaqa afdal min al-adhkar al-mutlaqa. Nanone gusoma Qur'ani mu buryo buri rusange nabyo bifite fadlo kurenza kuba wakora adhkar mu gihe kiri mutlaqa, kereka wenda Allahumma illa an ya'rada lil-'abdi ma yajharu dhikru aw du'a anfa'u lahu min qira'ati al-Qur'an. Kereka wenda hari impamvu wenda kuba wasoma dua cyangwa wakora dhikri ari byo byiza kurenza kuba wasoma Qur'an. Bityo rero
hari adhikaru ziri mukhassasa zifite ibihe khasa runaka nka adhikaru sabahi, adhikaru masai, adhikaru ba'da nawm, adhikaru nawm, adhikaru hari adhikaru dukoresha za mu gitondo, hari adhikaru dukoresha nimugoroba, hari adhikaru ukoresha ugiye kuryama, hari adhikaru ukoresha ubyutse. Yani hunaka awqat mukhassasa, noneho hakaba n'igihe kiri mutlaqa usoma idua igihe wumva ishatse cyangwa se wasoma Qur'an. Bityo rero likuli maqami maqala, buri mwanya ugira igihe uvugirwamo. Bagaragu witeka rero ngira ngo uyu munsi naktafi bihadha alqadr, tugiye gusoreza ahangaha. Nge mwari kumwe n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Isomo twarimo twiga ni isomo rijyanye no gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala mu gitabo Alwabil Saybi wa Rafi'u Alkalmu Tayyibi. Nge wabagezagaho ibisobanuro nkaba nsoreje ahangaha. Tuzakomeza gutaha tubabwira tuti mukore subscribe, mukore share, mukore comment, kandi ubutumwa mujye mugeza kuri benshi. Ugaragaje icyiza anganya ibihembo n'uwagikoze. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.